umuntu uranyishe amakuru yanyu mumeze muto ko mucecetse n'amahoro imvura yaguye izuba riri kwaka bimeze bite mwanyweye amata oya kavuguto mwanyweye akashuko guys nongeye kubasuhuza shiti zanjye ibintu bya guys reka tunavuge muraho neza ababyeyi beza shiti zacu kicaho agikinwa shiti z'umusaraba muraho njye ndo mushinwa honcha nti choncha turabagoda cyane bitanga ibisanzwe nenda bibwa mu kintu cy'ushinwa hoha ni nk'ishani hwa wana nk'ishani hwa Reponse hwa ngo ni Reponse ariko barawe nabo mubyumvishe ngo ni mu gishinwa iki gishinwa kiroroshye n'u Rwanda saje Gushakira bana shaka tubakumbuye deke tumaze iminsi basuhuza ko tumaze iminsi tutaza ariko mana yaje narimba kumbuye nari maze iminsi meze nabi nararwaye kivuga utuje ariko utabakanga yo nari maze iminsi meze nabi ntago nabwo bari kuko ndabangamiwe ni ibintu utamenyereye iwe ari umuntu kwa kundi uri gutangiye kwivugira inkuru umuntu akakubwira ngo ceceke mba numva wangamiye cyangwa wabwira umuntu na story ukabwira abantu story ukababwira ngiye kubabwira inkuru isekeje ukavuga kidarapo barangiza ugatageza sibyo nibyo byawe ukabona ahubwo barakwihoreye bakahita bareba ku ruhande ugategereza ari nuhita gukoma akakubwira ati ibyo nibyo witaga ibishaka nawe wigeze ubikora twicaye hari hanze imbere ya studio uri kuvuga se tugiye nimba tukatiri muri shoot urangije abana kambatere story uravuga sinzi undi muntu twari turi kumwe navuze ndangije turakureba turakwihora umunsi ko mudasetse birababaza byo nanjye ndabivuga izi nawe ndabiza uraho nkaho uri kuvuga ati birabyara kuba witeruriye amaganiro uri kwivugira uzi ngo basi ni inkuru nshyashya ubazaniye cyangwa ni agastori karyoshye ukabona hari n'uhita kureba ati ibyo ni byo witabiriye bishyashya rero tutazi mba mara yanjye biraryana ariko ni repo none uyu munsi rero turaje turongeye turagarutse turakeye turasa neza ariko mugiye n'ubundi mwe musanzwe muhari uyu muntu ndakwi uranyibujije arajya uranyiyamye bibi ndakwibujije ariko umuntu ayishikira rero ubundi ukaba wacyumvisha wowe utari wacyumvishe nimukajye mudutekerereza ndumva ameze neza ariko man nongeye gusuhuza abana bari kudukurikirana abana bari kudukurikirana n'abana bakuru umwana utunga touch se no wahe umwana ujya kuri YouTube no wahe turi abantu bakuru abana bari bakatu turi abana bakuru ariko imbere y'umubyeyi wawe nta muntu ujya ukura usiko na sogokuru afite mama we yaba ari umwana imbere ya kuvuga ngo umubyeyi waba bana ndi umubyeyi ngewe wabana bantu oya nanjye ndi umwana mugenzi wawe vuga ngo aba bantu rero bakuru badukurikirana nago ari aba bana okay harimo n'abantu bakuru mwese igiciro byose turabishuhuje nanjye mujya muri comment narimbuze ibyo ari kubaca yo nikamura uri kubaca burya ariko man wambaye neza nambaye agashati keza shawasa neza pepe uyu munsi ndamusohokana mu marange amaze icyumweru cyose ari kubinsaba uyu munsi repo tute tujyana mu marange reka mbanze mbabwire uyu muntu amaze bwamba yanyemeye mu marange sinigeze njyayo rero utanyiniye uyu munsi kwe kuntu wambaye neza wifunga ipesi zatoniya kandi amukobwa iryohere uri kumva rero ariko birise ndaryumureti it's okay icyo ushaka cy'umwana ririye baramuha ariko shatse abana b'umureti shuti zanjye waruvuga turi usaba inyama ndagutumiye ku wa kane none barahita bavuga ati jya mugamba ariko mwihangane ntimuzisubireho abantu banjye muri kunsokana kwa kane kwa kane hari umuntu uzansokana muri Kamageni abantu tujya duhurira Kamageni ndabasohoje baze ko ntahazi ndahostinga uyu munsi wa none rero
umuntu urangiye uyu munsi turagarutse ibyo nari maze icyumweru navuga byose ndi kubivuga imana bituma nseka bana tubona ukajigima ugahekenyesha ufite ikibazo guseka bituma utaza n'iminkanyari guseka bituma uhora itoto umumotari wanzanye ejo bundi azanye hano ku kazi umumotari afatira mu muhanda bivuze ko hari wavuze Reponse nta kintu ajya yishyura ibintu byose uzajya avuga mujye mwemera ko ari ukuri uyu ntabangagira ibanga n'icyo umumotari afata mu ijosi arambwira ati mba mubwire wagahungu we ukoresha uko ese urumva badafite amakosa n'amakosa afite jya ari wowe ushaka ijana ryawe ari nawe yashaka kuko ntabwo twari twayumvikanye nuko kunufata moto ukakubwira ngo ni igihumbi ukatumubwira ngo ni 700 noneho yarangiza akakubwira ngo nari 700 n'umumotari igiceri umusitari bivuze ko amafaranga bayatoragura abasitari ariko sha abasitari mva kubwira wa mumotari warambabaje wanigiye mu muhanda atabarwa n'umunyeshuri nanjye ndakavuza kandi umunyeshuri iyo ugiye ku ishuri aratambuka ngo ati mota ijana rituma wiyagarika ni umukobwa cyangwa ni umuhungu ni agakobwa none aha nari gatangaye mwa bakobwa ngo muzi kwishakira isoko nuko ari umunyeshuri njye kuvuga ko nayatanga nzaguma mu rugo navuga nti ahubwo moto afata cyane nashatse kuba nkatesha ngo mbanze nshishemo umuntu inshyi mu muhanda nabona ko bafata video nibuka ko nyijijwe nibuka aka kavidewo batazagafata nako bakagashyira hanze ahubwo uvuga ngo iri umusitari biba bigoye mwana barakwiha niyo nsitaye baravuga ngo cyane ntabwo ni umusitari cyane aha turagarutse ndashaka noneho muze tuganire guhostinga ni uburaya cyangwa se uburaya guhostinga ni uburaya ahubwo ni ububici ni ubusinici muri kumva iyo nkuru ni uburaya ahubwo busumba muranyumvira ashatse kuvuga ngo ndi indaya ushatse kuvuga ngo abantu bose bahostinga ni indaya ndumva ari uburaya mumve mbabwire ahantu guhostinga abantu mujya mubyitira ariko bisobanure hari n'umuntu utabizi hari umuntu utazi guhostinga ubivuge neza kuko nugira icyo utaruka ngenda ahita nkivuga nta mikino kameramani ndaza kumusaba kugira ngo bize kumfasha gusobanurira abantu guhostinga icyo ari cyo sibyo reka ndaza kumusaba adushyirireho kano kantu nakamwetse turebe kwanza guhostinga buretse guhostinga mana yajya abantu muri fata mukirirwa mu challenging abantu ngo wowe uri indaya akazi kagutunze wowe wifata ukajya abari wagiye gusambana n'umuntu uri kureba iyi ni nka urabona umuhosters iyi nta fiche yanjye cameraman araza kwidushiriraho iyo na fiche yanjye ubwo icyo gihe iyo na hostinze ni guhostinga ni ukugenda ukajya mu kabari banza unyumve wowe none ndimo ndabwira uvuga ngo guhostinga no uri kumva zana wereke kandi yazi araza kwishyira araza kwitambutsa ntabwo telefone yazimye telefone iri mu muriro ahubwo yese amasegonda 15 ashize irazima iPhone 15 murabe amazi mbere ngurara hari gunga kane nabishyizemo kugira ngo abantu batazanyibira telefone nukuri urakoze uri kumva umuntu ajya mu kabari nimba ugeze mu kabari guhostinga ntabwo bivuze ko uri umurokore utahostinga ntabwo bivuze yuko ku giti cyanjye niko njyewe mbyumva uri kumva ugomba kujya ninga kwa kundi ujya mu kabari abantu bakaza bakurikiye wowe bakanywa wowe ukishyurwa kuko hari abakiriya baje ku bwawe icyo gihe ntabwo nibaza ko icyo gihe uba witwa umumuza guhonda kandi nuburaya baranyagaze ahubwo dodacinga n'igi nese ushingira ku kintu kanashinga n'imizi ushingira ku kintu cyambere nshingiraho iyo abo bantu uri kubahostinga wabazanye baje umwana w'umukobwa kaza afite inoti ze gutya mu kirere manager ugari kureba akaza agakora hahandi nashatse kuvuga akagira atakabuka bakaba ese ubona gukora afite amafaranga umuntu
akora nk'ufasha mwemere umuntu akora nk'umuntu nishyuye inoti zanjye sente zanjye uburyo umuntu wese azamubora akora ntabwo wabyanga ikiba cyakujyanye n'amafaranga wemera yuko ari uburaya hari akazi mufata niko buraya ahubwo bwiza bwariye kugaragara izuba ryawe aho tuvuga ngo apana uretse gato banza uvuge yego ahubwo ngo ni uburaya ahubwo ngo ni uburaya bw'ubusirimu ibyo byo ahubwo ngo nyine kuko mwagiye mu manuze ahenze nsubiza ikibazo mwajyanye n'abatari avuga ngo ni uburaya bw'ubusirimu burimo amafaranga amenshi ngaho nsubiza noneho ndashaka nsubize suri umwakiteri nukina filime hanyuma ko bavuga abakobwa bakina filime ngo bari indaya n'ibyo mwese muri indaya ahubwo ntabwo ari indaya ahubwo baba ari abashiruka bwoba abakobwa bakina filime ngo nabo bafite uburaya bw'ubusirimu bo ntabwo ari indaya si akazi barimo ariko ni akazi barimo wikitiranya ibintu bro kuki bashobora kuguhereza role nsubiza bashobora kuguhereza role baraguhereza ngo umuntu agukabakabe ngo agere n'aho agera ku byo ageraho none muri hositazi babigeraho ntabwo yaba yishyuye aje afite iseze gutya murebe iyi filime turi gukina yitwa igikoni amabanga yo mu gikoni murebe iyi filime turi gukina yitwa amabanga yo mu gikoni ntabwo irasohoka wenda iki kiganiro gishobora kuza filime yasohotse muzayirebe harimo umugabo w'indaya murebe umugabo bakorakora mu hari ahantu bitaniye binahuriye kuriya bakorakora umugabo iyo muri hositazi ko bashobora kumukorakora reka niregure kuko nanjye nshobora kuba ndi umwe mu bantu badayiregitinga abantu ngo bakine sibyo ikintu cya mbere muri filime haba hari kameramani haba hari sawundi haba hari abandi bakinnyi muri mu kabari harimo abasinzi harimo abaseriveri itonde nyine ncyo ndangije gusobanura aba bantu bose baba bahari nk'uko mbavuze bose baba bareba gutyo babahanze amaso bari imbere yabo sibyo mu kabari baba ikindi ni njye uba bategetse ibyo bari bukore aho bari bugore na nyiri bosi nabo bahari itonde bosi wabasha umva niyo bagusaba yabo mu kabari yavaga amanuka mu ipantaro akamanuka mu mapantaro apana mu ipantaro muri filime bagusaba ikintu turagendana n'ibyo dukina n'akazi kacu ka buri munsi ariko utavuga ko muri filime dukora ibintu bya nyabyo hari n'ibintu tweditinga muri filime amabanga yo mu gikoni nta edit irimo amabanga y'igikoni muzajyamo murebe n'izindi zose tukabishyira ku karubanda filime ni filime barabikora none se reka mubaze ko tubona muri filime reka twemere ko muri filime ibyo muri filime twabiretse twabishyize mu gikari navyo bigomba kubera icyo bishyira nama bigatuma mvuga filime yanjye uvuge n'izindi zirahari nabwo uyivuge bitwaye ibya filime ni filime ahubwo reka nkubwire ni akazi ariko ni akazi kandi iyo filime iri kubera ahantu abantu bareba ni akazi ariko nyine karimo uburaya ni akazi ariko karimo uburaya noneho hositazi ntabwo ari akazi karimo uburaya nibyo hositazi nta buraya niyo ndi kuvuga aho uri gushaka amafaranga uri mu hositazi man ukeneye amafaranga reka mbabwire njyewe mana abantu banzi mu buzima busanzwe banzi nyine batari kuri kamera mwandike muri komenti ndabizi hari abajya bankurikirana babwire nimba ndi indaya nose njye ko ndi mu hositazi kandi ndasenga muri hosting ego banzi mu hosting muvugisha ukuri banzi mo ko umuntu yaza afite isene turareke nanjye turareke nambwira ahantu uzaza guhostingira nzakwereka kuwa gatanu buri wa gatanu ngenda ndika amageni nimugoroba mba ndika amageni kunyitejera nzaza isene ari gutya rebe ko nzagukora ukabyanga rero nawe nyigukoraho ahubwo se bahuriye ahubwo se urumva watsunika wowe waje ku butumire bwawe yes ndi gushimisha waje kuko nagutumiye ntabwo ari njye gushimishirizaho hari abashinzwe kuririmba igisope bari aho ngaho hari abashinzwe kukuririmbira hari abo wazanye nawe ugomba kubyinana nabo njyewe waje uje kundeba ukareba ibikorwa nkora gusa ntabwo waje kunkoraho tandukanye ibyo ujya mufata abana b'abakobwa gamba nanjye ndi umuhungu nurari igihe mufata abana b'abakobwa mukabahohotera Aisha si umuhostazi
Jojo we yarabiretse wenda Jojo we muri iminsi yarabiretse nari god hosting ako Jojo nawe yari umuhosters kandi abo umuhosters ari umumama afite umugabo afite n'abana babiri b'abahungu nuza Miki wenda Miki we yabagoreweho rwo yababoneyeho sinzi uko rusa uri kumva n'uburaya mama ukora uri kumva dufite abahosters na Aisha ariko yarabiretse na hosting ariko nuko vuga bari uburaya se birwa n'iki se ko atari uburaya nyine baretse ntago ari uburaya hoya se ntago ari uburaya shangiye muzame proof umva muzame proof nibwo nzahagarara ku ruhande rwanyu ubwo mu gihe ntafite proof ntago ari uburaya mane yawe ni uburaya nimba ari uburaya ubwo nimba ari uburaya akazi kose umuntu akora akaba ari uburaya umuntu akora kuri reception ko umuntu akora kuri reception umugabo wo kuri reception umuntu uri umukobwa umuntu akagusanga kuri reception akagukoraho kukiwe muri umuro agusanga kuri reception agukoraho kuri reception uyikimeze ite ni urugero reception yari yose wenda reception ya hotel wenda ya hotel akaza gukora ariko gusaba intuza yo kuraramo n'abaseriveri nabone uburaya n'abaseriveri n'uburaya ahubwo wenda okay nose uri kugukora abagamije iki wenda reka tuvuge mu mutima wowe nta buraya burimo wagiye ugiye gushaka amafaranga sibyo ariko uri kugukoraho abagamije iki nk'umusore wifata w'umumotari akagenda akabanda akakora ku manyashi ngufite nyashi ngufite iki abagamije iki ahubwo wenda umva uri umwe muri abantu bavanga ibintu byose namena usiko rega mureke ibintu byose namena ariko nimba ari ugukoraho rega umuntu agukoraho bitewe n'ukuntu wiyubashye ntabwo uri umuntu uri seriye ugenda ugaserifa umuntu ukamuhereza icyo umuhereza uri umuntu uri seriye arega umuntu uri seriye mu kazi ko hari ahantu ujya gukora bakagutegeka nuko witwara umva ye ibi bintu narabyize ndabikora wenda ntabwo nize seriveri ariko mu bintu nize muri hoteleri byose bibamo nayikozeho short course ntabwo ukuntu ukora akazi kawe ubuseriye ujyana mu kazi kawe niko bagufata akazi wazanyemo ntabwo ushobora guhura n'umukobwa wazanyemo kugenda wigize igisirikare barakwanga bose bakacika bose akakubwira ati mvira mu kazi njye hari ahantu nakoreye sinarakoze n'iminsi myinshi bitewe n'iyo mico yabo bosi agutegeka ibyo wambara nushaka ubusenga muri ADPR ntibimureba agutegeka ibyo wambara kondisiyo yaduhaye ni harara frasheri indi kondisiyo yaduhereje yaratubwiye ngo mu gihe bagukozeho aho bazakora hose ntihandera ntiwemerewe kubwira umukiriya wawe uwo ni umukiriya reka umukiriya ushobora kutamubwira nabi gusa uko kuvuga iyo neza oya hari ukuntu umukiriya umubwira neza kandi badashaka kureba iyo neza yawe niba agukozeho agukorakoraho emera reka da umva sheri hari abantu b'abaseriveri b'abarokore benshi ibaze kugira ngo ubutanywa inzoga reka nyine mubwire ikintu kimwe ibaze kugira ngo ubutanywa inzoga utanywa itabi uri umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 cyangwa se 19 ukora muri iyo resitora cyangwa se muri ako kabari uraseriva umuseriveri uragiye usanze umugabo waraye mu kabara zirirwamo mbega nyine umusinzi nawe uramuzi ko abameze araje agukorakoye harakwegereye erika umuntu wasinze nyine aba yataye control umuntu wasinze aba yataye control none ko udafite ubushobozi bwo kumubwira neza icyo bita customer care ni iki ubigenza ute icyo bita customer care gahubwira kakanya customer care ni gutwara umukiriya ukemera ukabazajya bitwara kugira ngo ushobora kubana umuntu ukamubahira injyagi kandi umuntu akanagutinya gute nyine kandi ukamuhereza serivisi ikamunyura ngiye wamwitwaraho gute uwo muntu wasinze aje gukora ubuze afite muri mind iki murekera aho ngaho umuhereza ibyo umuhereza ugende wimuhereza umwanya wawe ugende naguhamagare hari ukubwira ngo icara hano icyo ushaka n'umwanya wawe zo kwakira oya utabanza kwakira reka mubwire twebwe ukuntu twakoraga yari nuze yari muri ndagaswe niyo mpamvu nagari mukubita umwice muri mujipo ndore haweraga umuntu yamini ufata uko bari bafite n'inifo ahubwo reka mubwire ukuntu dore ikibazo niba wakiriye umuntu impamvu yatubwiraga ngo ntihazagira umuntu ugukoraho ngo umwiyame cyangwa ngo bigende bite niba wakiriye umuntu ukamubwira ngo
karibu akiguhereza raporo y'ibyo ashaka uva aho ngaho uva aho ngaho tega amatwi kubera ko aba harimo n'abo ngabo baje banasinze ahita avuga ati okay niba wakiriye umuntu hari bagenzi bawe murenga 6 murenga 7 8 aho kugira ngo umuvi iruhande aze no kuva hajyana n'amafaranga yacu kuko ntabwo haza undi umuseriveri ngo ajye kumwishyuza abonye agiye atari wowe wagize ikintu amuha njye byambayeho kenshi nkakira umuntu nabona aza ibyo bintu nkahita muhunga namuhunga akahita ahaguruka nawe kugira ngo amime akagenda bakankata ntabwo uzambwira ngo uzagenda ukorere rero icyo nakubwira cyo mani ni uburaya ahubwo bunera amabuye abantu cyakoze ikintu najya nemera cyo mu kabari abantu ngo bahereza tipu njyewe mu gitondo nabyutse tipu sesa tipu iraryoha Reponse ngo ni tipu iraryoha gashize hanze igiye kumukora filime yanjye amabanga y'igikoni muze kuyireba ni filime nziza umva turayibashishikarije pe yo murebe abagabo b'iki gihe ibitabo by'ibihehe si byo abagabo mwe nzabagaruka bundi munsi babura ati sohoke mufite proof nyinshi zo kuhereza reka mubwire ako kantu filimi ni isohoka icyo bazahita basinya bavuga ati icyo nzi cyo hari abariho uburaya cyane kuri ako kantu nari mubwiye kunoza k'abantu bo muri hoteli turakavuze nibuka ko mu gitondo ako kantu ka tipu nabyo mana sheri wanjye ndabizi iki kiganiro arakireba yambabaje naje mu kiganiro nababaje nubwo ndi gusana we bikora abantu dukundana n'abastari twarushe imijinya n'imihari isi yose irayibimenye ko bamubabaje mana nyagasani we sheri wambabaje reka nkubwire ukuntu wambabaje reka nkubwire wibaze ejo bundi ko yumvishe kugira ntabwo ndi singo mwana ntabwo nabaho ndi singo nta musitari ugikundwa n'umuntu iwacu bararoga ugenda kubaho ndi singo uri kumva ejo bundi twari dufite date narabikubwiye tugezeyo turiyakiriye mani cyakoze ndagushimira ntabwo amafaranga yari ayanjye ntabwo nyine yaraye fagitire ntabwo yari iyanjye yari iyiwe kuko date niwe wari wayiporopoje ngo ati tujyane kuri date fagitire ni iyanjye turariye turasoje ngiye kubona mbona akubise umuntu igitipu baba we amuhereza tipu nyibiri mambo yanga tipu bana we narafoto barara hano nabo mujinda barangije nibaza ko nari iyo date yabaye kwa kane w'ikindi nabimusomereye uyu munsi namubwiye mu gitondo mvuye muri nibature namuhamagara ndamubwira ni ndetse nuko narimvuye ubwo bugugu ugira uzabushyira he ntabwo ari ubugugu umuntu aba yaje umuntu aba ari gukorera abari gukora abari mu kazi ke abazahembwa ubu ugiye kuhereza umuntu aguhaye serivisi nziza uba ugomba kumushimira ukamubwira ko twabishwaniye telefone arayikupa nanjye nayikupa ndamubwira ati turashwanye murashwanye sheri komeza utange tipu niba umuhaye kuya neza akaguha serivisi neza wasanga ari agahungu yayihaye niyo mpamvu ivuye ikintu cyo gufuha tugiye kukigarukaho ikintu cy'ubugugu tugiye kukigarukaho mwana we mbega twumvikane mwana niwo bahera ahubwo aho hantu handangire nanjye nzagende ndebe ko uwo muntu nanjye ama serivisi nziza mwihereke ikintu cya tipu uyiha umuntu wakwakiriye neza hari igihe umuntu akwakira neza my friend ukavuga ati kuri iyi si ariko ari mu kazi ke niko kazi ashinzwe kunyakira neza niko kazi ke kandi noneho ikintu gishoboye cy'abantu bagira imitima nk'iyo ngiyo mibi yawe ni umutima mubi ikintu gisekeje kuri umuntu wese azajya yinjira ahantu azajya yinjira akwakiriye nabi ugenda umuciragura wa muntu ngo anyakira nabi ngo nta serivisi nziza agira none niba akwakiriye neza wamushimiye kandi umwe mu bantu beza amahirwe make mufite nuko nsigaye nza no kuri kamera uzanyakira nabi nze mbibwira isi yose kandi nta tipu nzaguha naho ngaho amatipu
niho bahera badusenyera ingo aza yikaraga imbere y'umukunzi wawe akamwikaraga imbere akazana akajwi ibyo ari kubivugishwa n'ifuhe uwo mururumba w'amafaranga ari kubivugishwa n'ifuhe bakamwohereza tipu momo agahita akora screenshot ya sheri wawe kuko nararane ndi gutongana na Reponse Imana mwabana mwe mutubabarire Reponse agira umutima mubi mujye mumwihanganira noneho icyo nzi cyo ibaza ari umuntu akugiriye neza aguhaye service nziza ntushaka kumushimira ubwo se urumva udafite ikibazo mwana ariko ibyo ni ibiki ikibazo icyambere cyo ufite ikibazo cyo gufuha kandi cyambere uwo mukobwa wamubonye akuze ushaka ntunamushaka ibintu ni bibiri umugore agendera ku nshingano z'umugabo umugabo akagenda ku nshingano z'umugabo yamukubita nk'igishyi cyangwa akanamubwira nabi aravuga ngo nsigaye nkundana n'umukobwa mubi aramutse amuteye nk'uwo museriveri uwo mukobwa akahita amutera urushyi wavuga ati ego sheri we buryo ugira umutima mubi gutyo uteye kumukubita ntabwo ari ibyo igihe umuntu yishimye anezerewe ntabwo ari ugusesagura ntabwo ari ugusesagura mana nyagasani mudufashe ayo mafaranga ugusesagura nubwo ari wowe wayakoreye n'umutungo wacu uzadutunga ahazaza hacu uyasesagura kuko yagira ngo yasesegure yamereze njyewe dukundana yesu menye icyo nyakoresha izo tipu uri guhereza uriya ntaho muziranye ntaho muzongera guhurira mana yewe ubwo nushaka tuzabasura iwanyu njyewe muzatwakira nabwo nanone bizajya biterwa n'uje kunsura kandi kunsura kunyisurishwa bya buri munsi nanone byo wapi usura rimwe umara umwaka utaragaruka ugaruke ngukumbuye mbega imibare wize mate njyewe nari n'umuswa muri mate ay njyewe amasomo numvaga icyongereza ibintu by'indi wanyu uzajya urido history wa mukobwa wembe mugirina azajya agenda aguhereza amafaranga 5,000 akubwire ngo yaravamo ikiro cy'umuceri avemo inusu y'inyama avemo byose abikubare ntusabura wona senkani yo kwiva mu bantu bagira economy badora abagore bavuga ngo ni ukwizigama nta mugore ubaho utizigama baravuga ngo nukugavura abagabo ariko nyine nukwizigama urugo rwanjye nimba ari nawe dukundana tutazabana n'undi urugo rwanjye rugomba kuzaba urugo rugize cyankuye y'amaso Reponse nta muntu murimo ntafyo mfataho wa mugani w'abandi ngo dusoze gusa ikintu mugomba kumenya abantu mukikura mu mutwe mutange tipu ntazaguha serivisi nziza ngo wange gukanda akanyenyeri nimureke abana bihostingire nimureke abantu bo gutanga tipu cyako uzajya muri hosters yanjye muzajye mu matipu nawe rero iyo ngiye bari tipu niba yanze tipu ukaba ujya aho ya hostingi ukamuha tipu ufite ikibazo njyewe noneho ngiye kuzajya nkubera ntuze bawonse ajya kuguha tipu bwani ntabwo ajya afata tipu ahita arwara n'umuntu kino kiganiro ndabona tuzagikorera igice cya kabiri kuko tugiye kujya kuri seti shamwana turabakunda tuba dufite umunwa twakoze umunwa tujye gushutinga abanyamakuru beza tuba turi kubaruhura mu mutwe mujye mureba ibiganiro no kubaruhura mu mutwe gusa ariko ikintu natumva njye ntabwo akinyumvisha kandi ngiye nemeye kandi baye kandi no kuba utemeye ntacyo bimbwiye iki cy'ingenzi nuko mugenda kuri Ram TV icyo mfa nuko mugenda mukajya kuri Ram TV mugasharinga mugakora subscribe umva mukarayikinga kugira ngo filime igiye gusohoka amabanga y'igikoni ukayabona ku gihe. Reponse ni umusazi Repo tubasezere mva guys turabakunda mukore subscribe mukore share byose mwandike muri comment ko mukunda gutanga tipu igume cyangwa Reponse tuzamukubite tumunoze tugende wakize